je hari wambwiye ngo azanyica kandi naramumenye namenye n'amazina ye n'amafoto ye n'ahatuye kubera iki tutabikora urumva abo ngabo akiraho gusa kiri no kusaba ubuhunzi yaravuye ngo azakwica ufite muri recorded none ntiyabivuze yarabyanditse mu makomantere kubera iki twebwe tutabikora uzi ukuntu bafite umutima mubi ibaze kuva hano bakajya muri immigration kukurega baragiye bafata inzu yanjye barayidarapa ego kumana yanjye barafotora n'imodoka yanjye byose baradarapa hariya uri umuntu wa kabiri numvishe babikoreye undi ntawe ndababwira ndi mureke binambure n'imyanda nambure ubusa mumfotorane nayo nonsense abantu bose yari yabise ngo ni ba civilian ti wowe cecekerega ntabwo uri umusirikare uri civilian ibiganira kwa ajya bikorera abasirikare rero ajya shoro disukura bwa tino biganiro n'ibyo basoda gusa ariko uramutima byararangiye yamaze kwangirika kuko yamaze kwangirika Robert ariko ngiye nkagira siroga yanjye umuntu utatuye mu kanwa ngo avuge ko yamaze guhindura ibitekerezo ukumva akabarwana no kwiyakira niho kuvuga umuntu utaremera ko ari umutinganyi kukwemeza ko ari umutinganyi ntabwo ari byo I know numvisha bihakana ngo si ikigarasha rero buriya ikintu ugomba kumenya no understandinga dufite ibyo bita come and see and hotel so niba habaho kuganiriza n'ibigarasha byeruye bakabigarura ntabwo tugomba kubisunika uri kumva ubwo kugenda kwabo nta keza kabyo ahubwo yongeye kugaruka mu murongo byari byiza kurusha ukuntu yagenda urumva tugize imana bagaruka so rero jewe Robert igihe ataremera ko ari ikigarasha urimo kunyumva tujye duhonda according iyo yakuze ibintu bibi nka biriya nk'iriya ndirimbo tumwemeze ko yari gukora atari ibyo none ko bitagaragara ngo mvuga ngo njyewe ukunda perezida nk'uko yakunyemera Rahimana garuka yakubereka kumira cyangwa ngo ucire cira cyangwa umire bitari ibyo baragukubita ngo n'ibyo bintu bite mu kanwa birakwica so ariko j'espère ashobora kugaruka Robert yaranungunitse iyo manunguniko imemufanya akafanya manunguniko ye atashe se gusa arabona Uganda hazabona ubuzima bw'inyuma ya Nahimana ngo bimeze biti none se ingabi karamba fura yabeza waje nka kureba nkagusubiza kureba mwana wa mama ari ubwa mbere mvuganye nawe kuri 13 ugize ngo 13 si tuzaba turi kumwe se mu gitaramo urasenga ndo umudive ndakubo apo isabato nziza inshuti yanjye isabato nziza yo kuwa kangahe umunsi w'umunezero umunsi w'umunezero isabato nziza Maranatha Mwami Yesu nase Otto uruwaje we indiwe Mungu wangu nshuti yanjye kuri wacu napfuye yewe twagiye mu gitaramo nyuma y'iyi paro turajya mu mitwe usengera he sengera kuri Benjamin oya wasenganaga na Manzi muri Ottawa asengera kuri Benjamin Manzi M23 gavana uzi ko ari byo mwarasenganaga yego nanjye mbaho tawe none asengeraga nasengeraga hariya kuri Benjamin hari abanyarwanda benshi cyane abanyarwanda b'abajene niho basengera bakuru baracyara abafaransa Jesus abanyarwanda basigaye bafite urusengero rero muri Ottawa ndakuzi we urazi
uzagaruke muri Ottawa godo. dore umuhungu w'ibogari ufite ubwanwa bukonekita. Umuhungu w'ibogari yari umudive mu banyarwanda ari wowe buriya. Uranyibuka? Bibwire byari bwana byansariye sha. Uzagaruke. Of course nzaza. Uzagaruke muri Benjamin. Wow. Hari abanyarwanda benshi. Ufite amafoto yawe hano? Habe. Yakubujije. Habe nimwe. Why? Ubwo mbizi. Ariko ubwira abantu bazaze mu gitaramo. Ubwira abantu bazaze mu gitaramo. Igihozo mute your nonsense mic sha wishuwe shushu. Bazaze bizaba ari sawa cyane. Wishyuwe niba utishyuwe muyanga mufitanye isano. Umva. Bazaze kumva umusaza ari wowe gugurukana ibigarasha. Nabyo birangurukana. Ndakubujije. Uri maneko? Oya. Kiraho. Maneko wizina maneko. Niwe ariko se wowe ngo niba ari Belize wafunze nuko kurara amahejuru wa mutinze. Oya ntabwo ari jewe. Niwe maneko bajya bavuga hano ufite izina rya maneko. Okay. Nundi. Ariko nanjye birangurukana ibyo bigarasha. Oya urarinzwe. Come to me. Wowe se kubigurukana ukanabyirukana bigacika bitakudarapa. Baradarapye mwe muri kurenge byo kuri TikTok cyane muza mugatukana. Je barandarapye bajya no muri migration ya Canada ngo kujya kubaninga ibyangombwa byanjye. Ayiwe ibyo se bafitiye uburenganzira. Izi ntera ngo zifite imbaraga. Kandi bafite imitima mibisha twese ko tutabikora. Je hari wambwiye ngo azanyica kandi naramumenye namenye n'amazina ye n'amafoto ye n'ahatuye kubera iki tutabikora. Roba abo ngabo kiraho gusa kiri no kusaba ubuhunzi. Yaravuye mazakwica ufite muri recorded. None ntiyabivuze yarabyanditse muri mu makomantere. Amakomantere kubera iki twebwe tutabikora uzi ukuntu bafite umutima mubi ibaze kuva hano bakajya muri immigration kukurega. Baragiye bafata inzu yanjye barayidarapa. Ego kumana yanjye barafotora n'imodoka yanjye byose baradarapa hari. Uri umuntu wa kabiri numvishe babikoreye undi ntawe ndababwira ni mureke binambure n'imyana nambura ubusa mu fotorane nayo nonsense. Ibyo gitera bwoba ariko basha abantu bakize imihoro barayisimbuka imihoro. Ubu ariko ubu ngubu kubana n'abantu bafite ingengabitekerezo n'amacakubiri ntabwo ari ukubana namwe, ntabwo ari uko ari impuhwe, ni imbaraga tutapimva, ni imbaraga. Rega ndabizi n'ubu ngo baragashara muramutse mubonye umwanya mwakongera mugatema abantu nko katemwa n'iminsi mo. Numva ahubwo baraje bari coding ibi ngibi nyine. Hanyuma babikoze iki? Ibi ngibi n'ubwa mbere bivuze njye no kuri Twitter. No sense. Nose umuntu uzangari akagenda amagambo mukoresha akakaye ntabwo umuntu reka nkubwiza ukuri. Umuntu wese ufite amacakubiri ngo warakatumba barayafite umva barayoga ubwira iki. Urimo kumva? So ntabwo ushobora none kuzana iterabwoba ngo wahohotera umuntu. No, let people speak. Reka abantu bagire freedom of speech. Abantu bavuge babwiye abantu bamagane. Jewe sinanga umuntu unenga nibyo gasanje turabate mu gitondo. Jewe ntabwo nanga umuntu unenga. Umuntu n'uburenganzira bwe kunenga ibitagenda akabivuga, afite uburenganzira. Ariko umuntu bibubwa urwango ivangura ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byo kwihangana. No, mugomba kubirwanya.
ahubwo ntihagire umuntu ujya kureba indirimbo ye yakoreye naho Imana, ayo maviews ashaka ntimuyamuhe rwose. akaba niba unyemera nkanda ukakubitwe n'inkuba, uranyemera uzakora iki kunde buri ikigabo, fata ku mafaranga unkande ukakubitwe n'inkuba, uranyemera. Ibyo bintu byo kumwe ngo muranyemera nta kintu mushobora gukora, fuck yourself, nta kintu bimaze. Dore ngiki urahangana gufite urwara rwo kwishima, uranyemera. Singiyo goro yanjye yambaye ubusa, singuye ingabire ari kudutumira mu gitaramo, yigeze akora kuri goro kandebere bafi. Nonzane singuye afite rwa 23 wigeze ubona akora kuri iyo goro, arimo kuza gukora pano yanjye ngo atumira mu bitaramo, ntazi niba nicyo bimariye. none se mbambiye kuzaza kunyihindutse. Icyo cyerekezo kikwerekeze mageragere, niba udashobora kunkandaho nicyo kirego cyawe cy'umunani cyapfuye. No sense. Ibi bintu mwihaye ari ukuntu urukumva Oui. Ari ikintu mwihaye byangawe kunkunda, uranyemera yewe ujye kwemera inka Nyabugogo. Queen bite? Sawa amakuru. Sagara naje gusangana nihangane abaroko batwumvikane, abaroko n'abandi bantu mufite level 0 mwihangane, ngiye tuzaganira umwaka uza. Uyu mwaka nababwiye ko ngomba kwikundiriza kubakire kuva kuri level 20 kuzamura, abandi murakatsindwa n'Imana ntabwo bakeneye. So udafite level ya 20 Imana ikundire, nta friendship ngiranye nawe. Nibi nagukundira uve kuri live utumo kugera. Ibyo ni hano. So ntabwo ibi ngibi bro ubana jese muramutse mugeze muri ruza zanjye muri comment mukareba. I mean muri DM. Ujya kubona umuntu ngo difada nkene bifasha bwawe ntihabaye iki. Simusubize ajya kubona. Ngo difada no kuri kw'Imana fasha. Nyogokuru yabyaye afite imyaka 90 abyara kana gafite ijisho rimwe. Nyirakuru ngo yabyaye ngabuza amafaranga kumufana muri cyo. Nyogokuru abyara. Bagira ibibazo. Baba amakuru. Urindira ukuzuza. Kweli. Ufite telefone ya kangahe? Nkubwire Queen ari na ayiwe mbabarira. Meze neza bebe, amakuru Queen wanjye. Neza bizute. Uri mu diaspora? I guess, yeah. Utuye he? USA. Amakuru Queen. Bebe. Oui. Umeze gute mfite yanjye? Meze neza muzdawa. Ntabwo ari wowe umaze igihe, ntabwo wowe ntubaga hano kuva kera? No sense, manuka. Ndakoze wowe urengona nta cyakuva ngo vano kara kabwana k'intare se. Izina ryayo. Ariko aba muri Etazini ko bojeje Etazini yaye nguyu, erega abantu bagiye muri Etazini ntibakora, bafata ngo icyo barita ngo bari food stamp. Ngaho kanda kuri iyo goro bone kuza kumbwera ganje pada hayi ibintu birarya. Iyo level yawe kandi n'umunshuti wawe. Uyu mukobwa namusanze kuri iyi mihanda, ngeze kuri level ya 34 aracyari kuri 21 mu izina rya Yesu kundinde. No uyu muntu namusanze kuri iyi mihanda, namusanze hano bro. The fuck?